nyuma yo kuzuka kwe rwarabuze, ntabwo barubonye. Bishatse kuvuga ko rwavuyeho ruvuyeho. Imva ya Yesu irarangaye. Yesu Kristo ni muzima, ni muzima, ni muzima. Isezerano rya Kristo. Ikindi cya kabiri mu gusangira harimo ubusabane bw'abanyetorero, bw'abakristo, bw'abera, ubusabane bwabo ubwabo. Icya kabiri harimo n'ubusabane na Kristo, kuko mu gusangira ifunguro ryera ku itorero haba hari presence ya Kristo, haba harimo ubusabane bw'itorero na Kristo. Ku ifunguro ryera haba imbaraga zidasanzwe, kuko Kristo ijuru riba ryaje, riba riri muri uwo mwanya, haba hari presence y'ijuru. Niyo mpamvu bavuga ngo ku ifunguro ryera hari imirimo n'ibitangaza bihakorekera ku bantu begereye ifunguro neza. Reka ngushimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko ugeze kuri icano. Niba ari bwo bwa mbere kanda kuri subscribe, urabuduteye inkunga nziza cyane kandi ishimishije. Nta kindi nuko ujyaho hepfo hakiri ibara ry'umukara ritariho subscribe, cyangwa se mu kimwe niba hakiri ibara ry'umutuku, nyabona kanda kuri subscribe twibanira umunsi ku munsi. Aha ntabwo uzahakenera, ahubwo uzahungukira ijambo ry'Imana, kuko turi kumwe n'umwana w'Imana isumba byose, arimo umwuka w'Imana, arimo ubwenge bw'Imana. Niyo mpamvu kubera ko ari ibyo byose turagira ngo ajye bidusangiza, kuko nkuko irya jambo ryavuze ngo nkuko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza. Umuntu abantu ntago bacyazanya kubera ko atari ibyuma, ahubwo barakazanya tugakomera twese hamwe mu mwami Yesu. Muraho neza pastor? Amahoro y'Imana nabane namwe. Turabashimiye kuduha ikaze kuri Izabisohoza TV. Imana ibahe umugisha kubw'icyo cyizere mwatugiriye. Murakoze cyane. Murakoze cyane, mwasuza abadukurikiye. Noneho tugatangira n'isengesho tugakomerezaho cy'uyu munsi utubikiye. Abadukurikiye mwese tubifurije umugisha w'Imana. Reka ngire nti Imana yo mu ijuru mwese ibarinde ibibababaza, ibaha ibyishimo, ibaha amahoro y'Imana nabane namwe. Natangira no gusengera tukinjira mu byo umwami Imana ashize ku mutima wawe. Reka dusenga Imana kandi reka mbinginge tujyane mu isengesho. Mana turagushimiye, tugushimiye ko twemereye umwanya ko tuba tugihumeka. Nibutse ko Yobu yavuze ngo icyo nzi cyo nuko umwuka mumeka ari Uwiteka uwumpa. Dutambye ibitambo by'amashimwe by'uko turi amahoro. Umwuka uduhaye, ubuzima uduhaye, aho ugejeje ukora ku buzima bwacu, turavuze ngo ushimwe. Muri uyu mwanya bana natwe, bana n'abakurikiye iki kinyamakuru cya Izabisohoza, turasabye kugira ngo nk'uko izina riri, turasabye kugira ngo usohoze amasezerano, kuko uri Imana isohoza amasezerano. Urakoze kubyumvise bana natwe, kandi umwuka wera twigishe cyane, twumve imvugo yawe muri ibi biganiro mu izina rya Yesu, amen. Pastor, ubushize watujyanye ku musozi, niba nibuka neza watwibutsa umusozi wa Elayono, aho rwose abantu baranezera, babashe kureba bagasoza. Ndabizi ko banezerewe. Uyu munsi wa none turakomeza muri Isiraheli, utuzaniye iki na kugaseke rwose kabumbura. Turacyakomeje gutambagira Yerusalemu cyangwa se muri Isiraheli. Ubushize twatangiye tubabwira ko tuvuye muri Yerusalemu, aho twari ducumbitse muri hoteli nziza yitwa Hoteli de Jerusalemu. Batwakiriye neza, reka mbashimire kandi mbasabire umugisha. Twageze ku musozi wa Elayono, ubushize niho twari turi, ariko tumaze kuva ku musozi wa Elayono twamanutse gatoya, ahantu hamanukaga cyane hari hacuritse, ndabyibuka. Twamanutse twitonze kuko hamanukaga cyane. Twamanutse twerekeza aho bita Getsemani. Tugeze Getsemani twahagiriye ibihe byiza. Mbibutse ko urugendo twakoze rutari urugendo rw'ubukerarugendo gusa rwo kwinezeza n'ibindi, ahubwo rwari
rwari urugendo rw'amasengesho, twabaye mwuka w'amasengesho cyane kuko twakururaga ibintu mu kwizera tukabigira ibyacu. Tugeze i Getsemani, twageze twibutsa amakuru, twibutsa amateka y'i Getsemani aho Yesu yagiriye ku gise cy'itorero, tugera aho yari aryamye cyangwa se aho yapfukamye asenga. Mwibuke ko yabwiye abigishwa be abo yari yajyanye nabo bakeya, arababwira ngo nimusigara hanigireho hato senge. Aho ngaho yabasize twarahageze, ariko twigira imbere ho hato tugera naho yapfukamye asenga igihe yabiraga ibyuya bivanze n'amaraso. N'ahantu twageze turahasengera. Nababwiye ko urugendo rwacu rwari urugendo rwo kwizera. Twasenze tuvuga ngo Mana, ibimeze nk'ibikombe, ibimeze nk'imisozi ku buzima bwacu, nuko turwana n'uwo mwuka muri uwo mwanya, nk'uko turi buze kubibona turi aho ngaho i Getsemani kuri kamera. Murakoze cyane. Pastor, numva twinjiye mu rugendo rw'inzira y'umusaraba, mwarabonye urutare Yesu yapfukamyeho abiri by'iyo bivanzemo n'amaraso. Turaza no kuhabereka namwe kuri kamera ku badukurikiye. Aho nyine twarahageze, abantu bararambarara baryama kuri urwo rutare. Twasengeye amasengesho menshi kandi twumvise ibihe byiza ku buzima bwacu. Tuvuye aho ngaho i Getsemani twakomeje n'ubundi inzira y'umusaraba. Mbibutse ko bamaze kumufata yagiye mu nkiko zigera hafi muri 7. Mu kanya gato barwanaga nuko isabato yagera, bavuga bati isabato itagera tutamaze kumugeza ku musaraba. Twagiye kwa Kayafa, twagiye no kwa Pilato. Ikintu cyanangaje cyane kandi cyanteye n'ubwoba nuko mu rugo rw'umutambyi cyangwa se mu rugo rwo kwa Pilato harimo mabuso hasi. Twamanutse hasi cyane, tumanuka mu buvumo dusangayo hariyo mabuso. Araho twageze dusanga hariyo gereza iriho ibintu bimeze nk'indosho cyangwa ibyuma byari byigondoye gutya, aho hari haziritse imigozi bamumanitseho amaguru adakora hasi, bamukubita atendera gutyo, ava hamwe ajya ahandi, bamuhererekanya. Nongere nshimire Kristo, komisiyo ye itaferinze. Misiyo ye ntabwo yabuze kugera ku ntego, nubwo yahuye n'ibibazo muri ako kanya, bamufindisha bavuga ngo ninde ugukubise, ariko yageze ku ntego yo gucungura itorero. Tuvuye aho ngaho muri abo bayobozi aho yanyuze, twakomeje inzira y'umusaraba. Nibidukundira turaza kubibereka kuri kamera. Twarakomeje turagenda tugera aho bita Inyabihanga cyangwa se Gorigota. Igorigota, kuri uwo musozi wa Gorigota aho bamubambye, ntabwo bamubambye hejuru mu musozi hejuru, ahubwo bamubambye ahantu hasi aho hari hameze nk'ahantu hari arete ya bisi, kugira ngo umuntu wese uhanyuze, kugira ngo abantu bose bahanyuze bamubone. Yarashungerewe, yambitswe urubindo. Isi yose cyangwa se abamunyuraga hose ku muhanda yabaye igishungero, ariko Imana ishimwe ko nubwo yabaye igishungero, icyo yashakaga kugeraho yakigezeho. Tuvuye aho ngaho Igorigota, murabyibuka ko hari uwaje gusaba umurambo we, barawumuha. Twakoze urugendo rutari rurerure cyane twerekeza ku mva ye aho bamushyinguye. Tugeze ku mva twasanze hari abantu benshi, abirabura, bafite uruhu rundi, abazungu, hari abantu b'imihanda yose. Nk'uko nibidukundira tuza kubibereka kuri kamera, hari abantu benshi bifuza kujya mu mva ya Yesu kureba. Ndashimira Kristo ko imva ya Yesu irangaye. Haleluya. Tugeze mu mva, twibutse ibintu byinshi,
twibutse ibintu byinshi ariko icyatunejeje uwadusobanuriraga yaratubwiye ngo urutare rwatwikiraga cyangwa rwakingaga iyo mva uwo muryango wo kumva ngo nyuma yo kuzuka kwe rwarabuze ntabwo barubonye bishatse kuvuga ko rwavuyeho ruvuyeho imva ya Yesu irarangaye Yesu Kristo ni muzima ni muzima ni muzima tumaze kuva mu mva ya Yesu twarazamutse twahise tugera aho twakira ameza y'umwami twahise tujya ku rwibutso rw'umubiri n'umwami by'umwami wacu Yesu naho twahagira ibihe byiza ndashimira abashumba twajyanye ndashimira bene data twakoranye urwo rugendo kandi cyane cyane ndashimira Kristo ko yazutse ari byo byiringiro by'abera ari byo byiringiro by'abagenzi kuzuka kwa Yesu kwatumye tugira ibyiringiro turi ku meza y'umwami cyangwa se turimo twibuka urupfu no kuzuka by'umwami wacu aho twakiraga ifunguro ryera byatumye nibuka ibintu bigera muri bingahe cyangwa se abandi bavuga igitambo cya Eucharistia cyangwa se bavuga uko babivuga kose bitwibutsa ko bitwibutsa isezerano rya Kristo ikindi cya kabiri mu gusangira harimo ubusabane bw'abanyetorero bw'abakristo bw'abera ubusabane bwabo ubwabo icya kabiri harimo n'ubusabane na Kristo kuko mu gusangira ifunguro ryera ku itorero haba hari presence ya Kristo haba harimo ubusabane bw'itorero na Kristo ku ifunguro ryera haba imbaraga zidasanzwe kuko Kristo ijuru riba ryaje riba riri muri uwo mwanya haba hari presence y'ijuru niyo mpamvu bavuga ngo ku ifunguro ryera hari imirimo n'ibitangaza bihakorekera ku bantu begereye ifunguro neza hakaba n'umuvumo ku bantu baryegereye bafite ibyaha batari muri uwo mwanya Bibiliya avuga ngo umuntu wese ugiye kurya kuri uwo mutsima no kuri icyo gikombe ngo yinire yisuzume niko Pawulo yabivuze mu rwandiko rw'Abikorino nuko ari umwanya ukomeye ari umwanya w'igiciro n'urwo rugendo twakoze kuri uwo munsi kandi n'urugendo rwaduhaye ibyiringiro ntabwo Yesu ari wa wundi wakinnye filime nk'uko babyumva ni ibintu byabayeho muri uwo mugoroba nabonye igitangaza twakiriye ubuhamya bw'umwisiraheli nyakuri w'umwimerere ngira ngo ako naragasohoye kari kuri cano aduha ubuhamya atubwira ko yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza nabo ubwabo batangiye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ntabwo ari filime ntabwo ari video ni ibintu byabaye Kristo yarazutse Imana ishimwe cyane Pastor hari uwahita yibaza ati ese mugeze mu mva Yesu ni mwiyumvagamo gute ko gidukurikiye nawe yumva ibyo byimbi nagubwiye ngo mbitangira navuze ngo byari ibintu bikomereye ubuzima bwacu kubyakira kumva ibintu usoma muri Bibiliya kumva ibintu wumvaga mu mateka gusa ubihagazemo biri live nitugira umugisha agace gatoya turi mu mva ya Yesu abantu bagize ibihe byiza abantu bararize abantu barahembutse bamwe muraza kubabona barambuye ibiganza baravuga ngo turagushimye mwami wacu ko wadupfiriye tukaba twarabonye intsinzi amen Pastor reka bakurikirane ako gace ko mu mva ya Yesu noneho niyamara kugakurikirana uragaruka usenga Imana y'amahoro iguha umugisha biragaragara ko ari urujya n'uruza hano ku mva ya Yesu abantu benshi bariteguye kwinjira mu mva ya Yesu baturutse mu mahanga yose n'imiryango yose harimo haragenda bake bake binjira mu mva ya Yesu ngiriya imva ya Yesu
ishimwe kwimva Yesu irangaye ikirimo ubwo yarazutse. Imana ishimwe ko Yesu atakiri mu mva ahubwo yazutse. Imva ya Yesu irarangaye ntawe urimo ahubwo yazutse. Ku munsi wa gatatu nibwo marayika yaje, haleluya, abirindura igitare akicaraho. Bari baje gusura basanga yazutse. Excuse me, sorry, we cannot pray here. I'm sorry, we have to move. Many people are waiting out and then they can visit, okay? Come. People, hey! wacu kumenya n'icyo nabahaye namwe yuko umwami wacu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira akawumanyagura akavuga ati ni umubiri wanjye ubatangiwe mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Data turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo kubw'imbabazi n'imbaraga zawe tukweretse umutsima n'indi yose yarangije kumanyagurwa. Turayishimiye kubw'imbabazi n'imbaraga zawe nyinshi, naho turawumanyuye ugaragaza isezerano rya cyane isezerano rishya bihurizwa mu gitambo cy'umucunguzi wacu Yesu Kristo wamenye amaraso ku musaraba kugira ngo abohore abantu bose cyane cyane abanyamahanga. Turagushimiye ko twaraho kurimbuka uduhindura ubwoko biciye mu mubiri wawe. Ijambo ryawe rikavuga neza muri Yohana 6:6 hereye ku murongo wa 52 umanuka ni ugenda ugaragaza yuko abantu bakwiriye kurya umubiri wa Kristo Yesu, nguta kurya nk'abafite ubugingo muri we. Niyo mpamvu kandi uzabamenya abari umubiri n'amara bakamura amaraso yawe, uzabazura ku munsi w'imperuka ubazuriye ubugingo buhoraho. Bana turagushimiye kubw'icyane cyo mu bikore n'abambera none kandi igice cya 11 yuko tumanye umugati ushimiye imbabazi abazibane natwe n'umugisha wawe muri twe. Uyu ntukiri umugati n'ibyo yose yarangije kumanyagurwa ihindutse umubiri wa Kristo Yesu kuko uri umukiza n'umutabazi. Maze ubuntu n'imbabazi n'imbaraga zawe bane natwe mu igaburo ryera umubiri wa Yesu Kristo n'ubugingo muri twe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana turagushimiye, tugushimiye ko wemeye gutanga Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Nawe Yesu turagushimiye ko wabonye ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ukisiga ubusa ukambara akamero k'umuntu ndetse k'imbata kugira ngo ubonere Imana amaronko, ucungurira Imana abantu.
turagushimiye, tugushimiye ko dufite ibyiringiro, tugushimiye ko dufite isezerano rya none n'iry'ejo hazaza, tugushimiye ko urupfu rwawe rutagendeye aho, ntabwo byagenze gusa. Amaraso ya Yesu n'uyu munsi arakeza, aracyakora ibitangaza. Turagushimye kandi dushimye ko wizeye urwo rupfu n'amaraso byawe no kuzuka byawe akizwa nabyo, mu izina rya Yesu, amen, amen.